abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze. Hanyuma abari mu bihugu bigize umuryango wa EAC, namwe mwese tubahaye ikaze aho mwaba muri hose no hakurya y'amazi, namwe mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi rero ni itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025, nibiba biri kugenda bicaracara hano ku mbuga nkoranyambaga, biba bigenda kenshi na kenshi bigaruka kuri politike, biba bigenda kenshi bigaruka ku ntambara y'amagambo ndetse n'intambara y'ibikorwa muri rusange, hanyuma n'imyidagaduro tugasimbukirayo, twarangiza tukajya no mu bindi bigiye bitandukanye nabyo tukareba uko byabyifasha, ariko akenshi na kenshi tukagaruka ku bijyanye na politike cyangwa se intambara ziba ziri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi. Intambara y'amagambo cyangwa se intambara y'ibikorwa, uko byagenda kose hari uba wigiza nkana, uko byagenda kose hari n'ugomba gutsinda hagati aho ngaho. Rero ko muri aka kanya ubu ngubu ibiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, ubu ngubu rwose hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka ariho duhera, nuko ingabo za M23 cyangwa se ihuriro AFC M23 bari kurwana n'urugamba rutoroshye cyane, rwo gutegura ibisasu. Ni ibisasu byatezwe n'ingabo za FARDC nabo bafatanyije, bose murabibuka. Ibyo bisasu rero kugeza amagingo aya bikaba bimeze nabi, cyangwa se bikaba byari byatezwe izi ngabo za FARDC nabo bafatanyije bagira ngo AFC M23 bazagende nibageramo bihite bibaturikana bibashwanyaguze, ariko AFC M23 nabo ni abahanga. Ikintu kiriho rwose baje kubibona kare, intare za Sarambwe zabibonye kare nk'ejo, babitega ako kanya bahise babibona. Kubera iki? Kubera tekinike bafite iri hejuru, tekinolojiya bafite tekinoloji iri hejuru, bahise babibona. Kugeza amagingo yanga rero nicyo kintu cyaba kiri kuvuga ko ingabo za M23 zaba ziri kurwana rwose n'ibyo byobo, izo ngabo za FARDC nabo bafatanyije, hanyuma ibifuka bigiye birunze cyane, bya bindi nyine mu bijyanye n'igisirikari cyangwa se ku rugamba. Ngira ngo hari ukuntu, nge ntabwo mbizi neza, ariko ikintu kiriho nuko hari ibintu bimeze nk'ibifuka bagenda bapanga, hanyuma umuntu agenda akihishamo akarasa. Noneho hari n'ibindi by'ibyobo bagenda bacukura, twavuga bugiye komera nk'indake, ni indake. Hanyuma hakaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyane, aribyo bagendaga bikinga ibisasu by'izi ntare za Sarambwe zibotse igitutu cyangwa se ziri kubatwika. Iyo rero bakubise nk'igisasu kikagenda kikagwa nko muri ibyo bifuka baba bagiye barunze hariya, uko byagenda kose ntabwo gishobora gupfumura ngo kigende gihinguka inyuma kibe cyahitana wa muntu. Rero n'isasu rishobora kumufata ariko rikagerayo, cyangwa se icyo gisasu kikamufata ariko kikagerayo cyacitse intege, ku buryo ashobora kuba yajyanwa kwa muganga akaba yakongera akagira ubuzima, akaba ararohokotse. Cyangwa se intare za Sarambwe aka kanya zirimo zirarwana no gutegura ibisasu bigiye bitandukanye byatezwe hariya n'ingabo za FARDC n'abafatanyije, bose barwanaga ku ruhande rwa FARDC. Ubu rero nibyo biri kugenda bikorwa, ndetse n'ibifaru binini cyane na za ndege cyangwa se n'ibimodoka binini cyane byanditseho FARDC nibyo biri kugaragara hariya Igoma, aho ngaho bari gutegura ibyo bisasu. Hanyuma ingabo za M23 zikaba zigaragaza ko uko byagenda kose ibi bisasu ngo byari biteganya ubuhanga, byari biteganya ubugome. Kugeza amagingo anga rero nabo basanze ko hari abantu babarenzeho. FARDC ubu ngubu biri kubona ko hari abantu babarenzeho kabisa. Ibyo turaje tubigarukaho mu kanya. Nuko kugeza ubu ngubu ku munsi w'ejo, niba mubyibuka neza, hari inama yabaye ya Loni, ni inama yahuje abantu hariya i New York n'abayobozi ba Loni. Bari barimo kuganira cyangwa se bari kureba cyane ku mutekano muke uri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rero ni ambasaderi w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, akaba yaragize gutya, niwe wari uhagarariye u Rwanda hariya i New York. Hanyuma bamuhata ibibazo bati tubwire, biravugwa ko cyangwa se ingabo mwohereje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko cyangwa se niko bimeze, ingabo ziri 50%, ingabo zose z'u Rwanda ngo 50% zose ngo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubwire abasirikari mwoherejeyo, igihe mwabohererejeyo, hanyuma ikindi ingabo mufite nizo muherutse koherezayo bimeze bite, dore ko mumaze koherezayo ingabo 50%. Hanyuma rero ubwo uyu nguyu ambasaderi Olivier Nduhungirehe bamuhataga amagambo, uraha iburyo yamubazaga, uri hano nawe ibumoso akabaza. Olivier Nduhungirehe yahise avuga ati, njyewe
ceceka mbanze nkubwire cyangwa se ngusobanurire. Ubwo ni ukuvuga ngo bari batangiye mbese gusa n'abamucarenjinga bagira ngo bumve ko ashobora kuba yata umuronko, hanyuma akavuga ko ngo bafite ngo ingabo hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo nyine bamucarenjinge mu mutwe, noneho azi kuvuga. Ariko yababwiye ati niba umbajije tegereza ngo usubize. Kigaragaza ko ntawe ukanga intare, ntawe ukanga intare, ntawe ukanga intare, n'iyo isinziriye iba yumva. Hanyuma yababwiye ati itonde, wivuga urahavugira aha n'uriya avugira aha, itonde mbanze ngo usubize. Uso ugiye kureba wasanga rwose ambasaderi w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yakije umuriro hariya muri Loni, ariko yabakarumye, arabakaruma, hanyuma arangira abasubiza, arababwira ati ikibazo kiri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni ikibazo cy'abanyekongo. Ikibazo kiri hariya mu mutwe wa 23 n'igisirikare cya FARDC cyangwa se na Repubulika na Demokarasi yaho cya Felix Tshisekedi ni ikibazo bo ubwabo, n'abaturage b'abanyekongo cyangwa se n'abanyamurenge cyangwa se n'abatutsi bavuga ikinyarwanda bari kurwanira uburenganzira bwabo. Twebwe u Rwanda muratuzana muri ibyo bibazo gute? Niba mubyibuka neza mu minsi yashize nababwiye umugabo witwa Dr. Lan Jackson, ni intumwa yari yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yoherejwe n'uyu na Donald Trump. Nawe yaje avuga neza cyangwa se yaje ashigikira, urebye yashigikiye umutwe wa 23, avuga ati aba bagabo icyo barwanira nicyo. Iyo ugiye kureba usanga ibibazo biri hara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo byatewe n'iki? N'ubukoroni. Ubukoroni bufata igice kimwe bugishira mu cy'u Rwanda, bugishira hara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubukoroni burongera bufata ikindi gice kimwe bugishira hariya cy'u Rwanda, bugishira hariya muri Uganda. Hanyuma Uganda ikemura ikibazo, ariko none Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntiyakemura ikibazo. Kongo bite? Mwabakemura ikibazo cyangwa se mwabahaye ubwene gihugu? Kugeza amagingo yangaya ari bo bari biganjemo abari kurwanira umutwe wa 23 barwanira uburenganzira bwabo. Ibi ngibi Dr. Lan Jackson yabigarutseho, niba mutabyibuka neza nabyo ndaza kongera kubigarukaho. Hanyuma iki ni abayobozi bagize AFCM 23 ubu ngubu batumiwe muri Katari, batumiwe na Emiri wa Katari. Ngira ngo rutumire uyu nguyu Emiri wa Katari yabatumiyemo hagomba kugenda uyu nguyu Bertrand Bisimwa. Ngira ngo muramwibuka, uyu nguyu ni perezida cyangwa se ni umuyobozi wa M23. Hanyuma uyu nguyu ni Colonel Nanga, akaba umuyobozi wa AFC cyangwa se Alliance du Fleuve Congo. Hanyuma hakaza n'uyu nguyu Imani Nzenze, rero akaba ashinzwe ubutasi hariya muri AFCM 23. Abo ngabo nibo bari guteganya ko bagomba kwerekeza hariya i Doha muri Katari, bakajya kuganira n'uyu nguyu Emiri wa Katari. Ni nyuma yuko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 hariyo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kumwe n'uyu nguyu Felix Tshisekedi. Murabyibuka ibyo ngibyo ni byabaye, cyangwa se murabyibuka rwose bagiranye ibiganiro. Nyuma yaho nubwo uyu nguyu Felix Tshisekedi yaje gutangaza ibyabereyeyo, aganira n'ikinyamakuru Le Figaro, hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. Ku munsi rero w'ejo biravugwa ko ingabo za AFCM 23 bagomba kuba bari hariya Katari, bagomba kuba bari hariya i Doha muri Katari, bari kuganira n'uyu nguyu Emiri wa Katari. Katubyitege, cyangwa se niba ari ibihuha nabyo turaza kuba twabimenya, ariko nibyo ari kugenda bicaracara bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero ikindi nuko ku munsi w'ejo uyu nguyu ni perezida wa Uganda, ni Yoweri Kaguta Museveni, nawe araza kugarukamo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akaba yaratumiye uwitwa Felix Tshisekedi, hanyuma atumira uwitwa Colonel Nanga, hanyuma atumira n'uyu nguyu Joseph Kabila Kabange ngo bazahurire hariya muri Uganda babe baganira cyangwa se bagira ibyo baganiraho ku bijyanye n'umutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko bikavugwa ko uyu nguyu Felix Tshisekedi ari we wagize gutya akaba yahamagara uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo azamufashe guhura na Colonel Nanga, hanyuma amufashe no guhura na Joseph Kabila. Ni mu gihe byari byitezwe ko ku wa 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 hari ibiganiro byagombaga kubera hari i Rwanda,
ibyo ngibyo murabyibuka byagomba kubera hari i Rwanda ibiganiro by'ubuhuza, uriya Joao Lorenzo niwe wagombaga kuba yayobora iki kiganiro ari guhuza umutwe wa 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko icyaje kuvamo cyo cyangwa se icyabaye nuko AFC M23 kuwa 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 yaje kwikura cyangwa se isohora itangazo ivuga ko yamaze kwikura muri ibyo biganiro byagomba kwihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe itsinda ryari rihagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryamaze kugera hariya i Rwanda muri Angola. Hanyuma rero no ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 biri kuvugwa ko cyangwa se Felix Tshisekedi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kuba ari kumwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda, akaba ari kumwe n'uyu Joseph Kabila wahoze ayobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2001 kugeza 2019. Hanyuma akaba azaba ari kumwe kandi n'uyu nguyu Colonel Nanga wa Alliance du Fleuve Congo, baganira bari kurebera hamwe icyatuma wenda gishobora kuba cyabaho kigatuma hagaruka amahoro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ikintu kiriho wenda nsubiye inyuma gatoya, ibiganiro bya hariya i Rwanda impamvu bitabaye cyangwa se impamvu wenda AFC M23 bikuye muri biriya biganiro, iyo ugiye kureba cyangwa se nawe niba unabitekerezaho usanga abagabo nka Colonel Nanga yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare rwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma n'abari abasultani Makenga n'abari abawingoma bose bakatiwe bafite ibihano bikomeye cyane, babahaye ibihano bikomeye cyane, bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho aba bagabo bararebye baravuga bati ni gute dushobora kugenda tukicarana n'uyu mugabo hari muri Angola, gute ko dushobora kuba ubuzima bwacu twabuhaza. Ikintu kiriho ngo nuko hagombaga kuba akantu bari bagiye kubakora akantu, bari bagiye kubakoramo akazi. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari uburyo babiteguyemo, byagombaga kuzamba ibintu ntabwo byari koroha. Hanyuma rero nibwo aba bagabo baje kwicara gutya baravuga bati ariko niba umuntu yaradukatiye akaba yarafashe ibihano bigiye bitandukanye, ngewe mfite n'igihano cy'urupfu, uwo ni Colonel Nanga, ni gute najya kwerekeza hariya ngo ngiye i Rwanda, cyangwa se ni gute nshobora kujya kwicarana ku meza y'ibiganiro n'uyu mugabo wankatiye cyangwa se utanyifuriza amahoro, utifuza ko nabaho. Hanyuma rero bahita bafata umwanzuro wo kwivana muri ibyo byose, muri ibyo biganiro byagomba kubera hari Rwanda kwa 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 wewe n'uyu nguyu Joao Lorenzo perezida wa Angola. Ubwo rero kugeza amagingo yanga rero ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 uyu nguyu Joseph Kabila na Colonel Nanga ndetse n'uyu perezida Felix Tshisekedi bagomba guhurira hariya muri Uganda bahujwe n'uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda. Ntabwo bizashoboka, ntabwo bizakunda, kuko niba bari kwitegura ko bagomba kwerekeza hari Doha muri Qatar, niba mwabyumvise neza nkibitangira nabivuze, uyu nguyu Colonel Nanga ubu ngubu ari mu ntumwa cyangwa se agomba kwitabira ibiganiro bizamuhuza na Emir wa Qatar hariya i Doha muri Qatar. Nirwo rugendo afite cyangwa se nibwo butumira afite, akaba afite n'ubwo butumire bwo muri Uganda. Ikintu cyaba kiriho rero, we ntawe yajya kuvuga ngo agiye hariya muri Uganda, ahubwo yakwigira hariya muri Qatar. Bivuze ngo rero ibyo biganiro wenda niyo byanabaho byaba hagati ya Joseph Kabila na perezida Felix Tshisekedi ndetse wenda na Yoweri Kaguta Museveni. Ariko Colonel Nanga we ntayo, cyetse wenda yohereje undi muntu umuhagarariye, ariko ntago byapfa gukunda, cyangwa se akohereza wenda nka Lawrence Kanyuka nawe, ariko ntago byapfa gukunda. Kugeza amagingo yangaya ntago byapfa gukunda. Ni mu minsi yashize niba mubyibuka neza hari ikiganiro nabagejejeho cyavugaga kuri uyu mugabo witwa Dr. Lan Jackson. Uyu nguyu yavugiye cyangwa se ibyo yagaragaje cyangwa se ibyo yavuze ko umutwe wa AFC M23 rwose bari mu nzira nziza cyangwa se bari mu rugendo ruzabahira. Ibyo barimo barabizi, akazi bakora barakazi, aho bakinira barahazi. Bivuze ngo ikibuga cy'imirwano barakizi 100%. Wajya kureba rero ugasanga n'icyo barwanira ni nacyo. Uyu nguyu ni ubutumwa rwose yari yoherejwe na Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yewe ibyo nagezeyo cyangwa se ijisho ryanjye nk'intumwa nk'uko mwantumye, nasanze aba bagabo bari kurwana ku ruhande rwabo, kandi ibyo barwanira nibyo kandi bazabigeraho. Byatewe n'iki? Byatewe n'abakoloni. Hanyuma rero basabye ubuyobozi buriho ntibwabumva. Kugeza amagingo aya ngaya
wajya kureba ugasanga niyo ntambara iri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Na biriya bindi byose mwumva by'abavuga ngo bagiyeyo bagiye gufasha ngo igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagiye gutya gutya gutya, ni ukubera amafaranga leta ya Kongo isohora, noneho iyo yarangiza abantu bamara kubona ko yasohoye amafaranga angana gutyo, bikaba byatuma bavuga bati reka twohereze ingabo zigenda zigiye gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka twohereze abasirikare bagenda bagiye gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibarangiza bongere bigendere. Ese niba bagira gutya bakabatoza ariko mu by'ukuri ntibabafashe kurwana, wambwira ngo ubwo babafashije iki? Bagakwiye kubafasha bakabatoza, banarangiza kandi bakaza no kubafasha ku rugamba, bya bindi babigishije cyangwa se bya bindi babatoje bakabibigisha no ku rugamba cyangwa se bakabishyira mu bikorwa. Ariko mu by'ukuri barabatoza barangiza bakigendera. Cyangwa se aba basirikari wenda bagerayo, tuvuge wenda nk'urugero nk'abasirikare b'abarundi, murabyibuka twagiye dukunda kubigarukaho, bagerayo ubwo ni perezida w'u Burundi wenda yamaze kwakira nk'agafaranga gatubutse gaturutse hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aba ari ikiraka aba yahawe, bagerayo bakarwana babona M23 ibokeje igitutu, bagahita bavuga bati bamwe bagahunga, abandi bagapfa, abandi bagafungwa. Murabyibuka ibyo ngibyo uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2023 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025, Uburundi bumaze kohereza abasirikare bagera ku ibihumbi 10, bamwe barapfuye, abandi barahunze urugamba bitewe n'isasu ryabokeje, abandi barafashwe barafunga kubera ko bataye urugamba. Ibyo ngibyo ni amakuru abagenda ari gucacara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero n'abandi nabo bakaza gutyo, baza gutyo, bagerayo babona urugamba rurahiye cyangwa se barabokeje, barangiza bagahunga bakirukira. Ubwo ngubwo ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba yamenye amafaranga. N'abandi. Ubwo rero bivuze ngo ni nyuma y'uko rero ku munsi w'ejo hari igitero gikomeye cyane, ingabo za M23 bagabweho igitero gikomeye cyane hariya Iwarikare, bagabweho igitero gikomeye cyane hariya ku kibuga cya Kigoma cy'indege cya Kigoma hariya muri Warikare, babagabyeho igitero gikomeye cyane, yewe banatwika indege ya gisivile ya M23 bafashaga kudeplasa abarwayi, kudeplasa ibintu byabo, ibikoresho iki nuko. Barangije cyangwa se yabajyaniraga ibyo kurya, barangije iyo ndege barayikubita barayitwika, barangije babombarida ahantu ibiraro baragiye barashenye, barangije babombarida inzu cyangwa se ibirindiro bakekaga ko M23 yabirimo, aho hantu hose baragiye bahabombarida cyane. Igitero cy'amadrone n'indege za Sukhoi 25. Ibyo ngibyo rero wajya kureba ugasanga rero aba Babirigi barimo barafasha igisirikare cya FARDC, ariko mu by'ukuri Ababirigi ntabwo twiteze ngo hari icyo bazakora wenda ku mutwe wa 23, kuko n'abandi bose bagiye baza bagashimaho barananiwe, bagiye bashima bakumva harakomeye, bakumva ni urutare, bagahunga bakagenda. Ingabo za SADC murabyibuka. Hanyuma rero uyu nguyu ni Bintou Keita, nawe yigeze kuvuga ko rwose, cyangwa se mu nama y'ejo yavugaga ko ihuriro AFC M23 bafite organisation. Ku munsi w'ejo twabibagejejeho avuga ati ihuriro AFC M23 bafite organisation muri Kivu y'Amajyaruguru, bamaze gufata bino bice byose bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu bari mu gufata cyangwa se bafite intumbero yo gufata agace ka Maniema na Chopo, hanyuma bakakomeza na Gisangani. Ariko bakimara gufata Kivu y'Amajyaruguru bahise bagira gutya, bahita bashiraho abayobozi aba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru arahari na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo arahari. Bafite organisation n'abandi bayobozi bagiye babungirije, vice guverineri, ugakomeza ukagenda ukagera hasi. Ati abayobozi bose barahari, ariko wajya kuri ugasanga bari no kugenda bigarura n'ibindi bice bigiye bitandukanye bishyashya. Ni mu gihe ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo batakaza ibice, bagatakaza n'abasirikare, kuko ari abasirikare bapfa cyangwa se ari abasirikare bahunga urugamba, cyangwa se abasirikare batakaza bakagenda bakajya kwihuza bakajya kujoininga igisirikare cya M23. Wajya kureba ugasanga umutwe wa M23 uri kwavansa, hanyuma igisirikare cya FARDC kiri kugenda gitsindwa. Ati rero ikintu cyaba kiriho nuko AFC M23, ibyo ni mu kanama ka Loni ejo i New York, uyu nguyu Bintou Keita yabivugaga ku munsi w'ejo, avuga ati rwose AFC M23 ni abantu bari bazi ibyo bakora, cyangwa se bari mu kazi, cyangwa se bari bazi ikibuga barwaniramo. Hanyuma biraza kongera kugaruka. Uyu nguyu rero ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ni Minisitiri Tereza Kayikwamba. Ni mu minsi yashize ubwo twabwiraga yagira uruzinduko hano mu Burundi, yakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, niwe wamwakiriye
akimara kumwakira rero ubwo icyo gihe ari ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ubwo hari ubutumwa uyu nguyu Felix Tshisekedi yari yamuhaye yagombaga gushyikiriza Evariste Ndayishimiye. Yaramushimiye, birumvikana kumushimira byo bifite ishingiro cyangwa se bifite n'aho biva, kubera ko yamufashije kumuha ingabo zirwanya uyu mutwe wa M23, kubera ko yajyanye ingabo twabwiye ko zigera ku bihumbi 10 kuva mu 2023 kugeza umunsi 2025. Hanyuma ikindi bakaba bafitanye n'undi mubano ukomeye cyane wo gukomeza urugamba cyangwa se wo gukomeza gushoza intambara. Hanyuma ikindi rero niba mubyibuka, uyu mugore Teresa Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakomereje urugendo yerekeza hariya muri Tanzania hari kuwa 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ubwo ni ku munsi ukurikiyeho akaba yarakiwe na Samia Suluhu, yakiriwe na perezida uyu nguyu n'umugore ni perezida wa Tanzania. Hanyuma rero nawe akaba yaramuhaye cyangwa se yaramugeneye ubutumwa bw'ishimwe, ashimira rwose uyu nguyu Samia Suluhu Hassan, amubwira ati rwose mwarakoze cyane, ariko bwari buvuye kuri Felix Tshisekedi ku bijyanye n'umutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero yakomeje urugendo kuwa 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Uyu mugore yakomeje urugendo yerekeza hariya muri Afurika y'Epfo, hanyuma yakirwa na mugenzi we wa Afurika y'Epfo. Uyu nguyu akaba yitwa Ramora niwe wamwakiriye nk'uko biri kuvugwa cyangwa se nk'uko byatangajwe. Nawe akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo. Hanyuma rero mu byo baganiriye cyangwa se mu byo bagezeho, nawe akaba yaramushimiye, amubwira ati rwose mwarakoze cyane ingabo za SADC kuba zaraje zikadufasha muri ibi bibazo turimo cyangwa se muri ibi bitoroshe twaba turimo, ariko noneho tukaba tubasaba umusada, mwongere mugaruke, mwongere mudufashe, hanyuma twongere turebe ko twakwavansa tukongera tukigira imbere. Ngibyo byagiye biri kubera hariya cyangwa se mu butumwa bwari bwamujyanyeyo. Uyu mugore rwose aganira n'uyu ngo Ronald Ramara, akaba yaratangaje ko cyangwa se bikaba byaratangajwe ko bari barimo kuganira n'ubundi uyu mugore ari kongera gusaba ubufasha bw'ingabo za SADC kugira ngo zongere zize hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubafasha guhangana n'umutwe wa 23. Ibi ngibi rero bikaba biri kugenda bihwiswa cyangwa se bikaba biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe rero kugeza amagingo anga nk'uko twabibabwiye, ingabo za SADC zari zirimo kubara cyangwa se byavugwaga ko zigiye kuva hariya mu gace ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigataha. Ariko none niba mubyibuka neza mu minsi yashize twabibagejejeho, uyu nguyu Cyril Ramaphosa akaba yarasabaga inzira uyu nguyu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma muranabyibuka nibwo yanagiraga gutya akavuga ati nyaboneka muduhe inzira, nyaboneka murebe kuntu ibikoresho byanjye biri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byacyurwa. Murabyuka ko twabibagejeho tubabwira ko hariyo ibikoresho bigera kuri miliyaridi 9 z'amafaranga y'amanyamerika. Miliyaridi 9 z'amafaranga y'amanyamerika. Ibikoresho bingana ibifaro, indege, amadrone, ibiki, imbunda, amasasu, ni ibikoresho byinshi biriyo. Kugeza amagingo anga ingabo za SADC murabyuka babagore bagiraga gucyo bakagenda bakagira ngo bagiye mu kazi, ariko nta kindi ni faranga ryabaga riri kubongoza babaga bahawe. Bakagenda bagera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukagira ngo bagiye mu kazi, ariko nta kazi barimo, ahubwo bagiye kwikorera ibyabo, bagiye mu bikorwa byishimisha mubiri. Ibyo ngibyo byarabaye, bamwe batashye batwite, ibyo ngibyo murabyibuka. Hanyuma rero ubwo rero uyu nguyu Cyril Ramaphosa yosaga igitutu cyangwa se bwo yari kubishiramo imbaraga ngo u Rwanda ni rumuhinzira kandi ngo ikibuga mpuzamahanga cya Goma gifungurwe. Murabyibuka icyo gihe twabibagejeho cyangwa se twabiganiriyeho, bwari uburyo bwo kugira ngo ingabo za M23 zifungure ikibuga, noneho bacishaho biriya bikoresho, noneho mu gihe bari kugifungura ibi bisasu biteze hariya igoma bihite bibaturikana cyangwa se bihite bibarangiza. Mu gihe bagifungura inzugi cyangwa se bagifungura ibiki n'ibiki imipaka bari gufungura cyangwa se icyo bigo bafungura, dore ko n'iminara iri hariya ngo ku kibuga cy'indege yarangirijwe, iminara yakoreshangirije cyane. Wajya kureba ugasanga uyu mugabo hari ikintu yari afite cyangwa se hari icyo yari azi, hari ibanga yari afite, icyo izi ngabo zasize zikoze hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hari Goma. Ubu ngubu ingabo za AFC M23 zirimo guhangana no gutegura ibyo bisasu kabutindi kabuhariwe, ibisasu bikomeye cyane rwose.
batezemo ibisasu bikomeye cyane, utabyumva ngo ni udusasu, ni ibisasu bikomeye cyane byagombaga guturikana izi ngabo za AFCM 23. Ni mu gihe rero mu minsi iri imbere rero hazabaho ko ikibuga mpuzamahanga cya Goma kizaba gifungurwa, ariko noneho ibyo bisasu byamaze gutegurwa, n'izi ntare za Sarambwe rwose zimaze kubikura mu nzira, zimaze kubitegura. Ni mu gihe bari biteze bavuga bati, cyangwa se bateze amatwi, cyangwa se bararekereje bavuga bati niba bari kubitegura cyangwa se niba bari kuhatari kubura nta cyari cyamuturikanara, ntawe ari wapfa. Mu gihe bazi cyangwa se banza amatwi cyangwa bategereje ngo barebe ibyaba biri kuva hariya Igoma, inkuru mbi yaba iri kuva hariya Igoma, navuga ngo intare za Sarambwe zo zamaze kubimenya hakiri kare, kera bafite tekinoloji iri hejuru cyane, bamaze kumenya kuba bateza ibisasu. Ubu ngubu rero bakaba bari kurwana nabyo, bakaba bari kubitegura kugenda rero bicaracara, cyangwa se nk'uko biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni itangazo, twabivuga ko ari nk'itangazo, ni umuganda rusange wo ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, uzibanda cyane cyane, niko byatangajwe cyangwa se niko byavuzwe, uzibanda cyane ku bikorwa. Icya mbere, gusukura inzibutso. Bivuze ngo isuku izakorerwa ku nzibutso, ahanini niho umuganda cyangwa se ibikorwa niko bigomba kuba bigenda ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Hanyuma icya kabiri, kubakira abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Hanyuma ikindi cya gatatu akaba ari ukurwanya isuri n'ibindi bikorwa by'isuku mu midugudu igiye itandukanye, cyangwa se kurwanya isuri naho ngaho ku nzibutso. Birumvikana wenda nk'ahantu imigenda yaba yarasibamye ikaba yakongera igasiburwa kugira ngo amazi atazaza ari menshi, dore ko tugiye kwinjira mu gihe cy'imvura cyangwa se mu gihe cy'itumba rikomeye cyane, ugasanga wenda amazi abaye menshi akaba yagenda akajya mu rwibutso akaba yarwangiriza.